bagaba niba munakunda hasi hanje mana mushamba mukuye niba mushaka gupfa muzi kabisa nge nirimba igije ni ushaka gupfa yewe karibu wasinda wewe ngewe ndayirwaye imisara 18 niba ubwenge bwawe butekereza neza watubwira nk'umubare basi nk'abantu ho bawibuka nk'ibigitsina gabo ugeze kubona kuntu bangana ngewe se ni benshi ubusabane wabwa ati wenda baramaze gukwira 100 baramaze gukwira 200 ngewe najyamanye n'abagabo bangaye iyo numvise ngo zikwira 100 ngo ucusara ntabwo bijana bari bagira rero kujyamana n'abantu 15 maze kujyamana n'abantu 15 bonyine 15 se wakubyaje ari nko wakangaye ari uwa mbere aya yego ngiye naryamanye n'umuntu bwa mbere tujyamana ngira no ukuntu bimera itanirinda tu tambyara niyo yaguteje ubusazi none aya naga ndo umusazi dito ndako bibaye ngombwa ngira na nizere ko meze neza mwe muhereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye nk'uko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canye unyite homboka wahombye yahombye nyina nk'uko bisanzwe imbere ya kamera muri kwabona umukobwa yiturije ako ntaswaga mubwira ibyo bintu bibiri umuntu aratuje ako ntaswaga biva kuki reka tumuhe ikaze umeze neza amakuru yawe wongera akajwe mu ndumwe reka kuri shop of course imeze neza niki kigaragaza ko umeze neza nuko mumeka umeka abantu bose bahumeka baba bameze neza buri wese ufite umwuka ko nicyo kintu kidutunze kuri iyi si ubu nkwereke abantu bameze nabi kandi ariko barahumeka oya ntabwo baba bameze nabi sasa hari abantu barimo baraturaba kuri kamera bakavuga ati uwo muntu watumiye se ni muntu ki ninde ubundi wowe uri iki kujya ngo wicare imbere ya kamera yacu Patrick ndumumama w'umwana umwe afite imyaka 7 na kabiri nitwa Mama Patrick abanzi benshi banzi kuri social media ameze gutya kadisi mu maso urasa n'umwanda what the hell urasa n'umwanda 18 ariko Mali no what the fuck guki ndi kukubwira ngo mu maso uri gusa n'umwanda je urabona ndi umwanda 18 what the hell akora umeze neza bimeze neza ya reka basi dutangura ikiganiro kimbitse ndabwiye n'impamvu nagutumiye hari ibintu bitatu ndi gushaka tubibuganireho ikintu cya mbere ni turajya kuvugana ku kintu kijanye n'ubusambanyi hagati y'imyaka guhera ku myaka 17 kugera ku myaka 18 urumva none nicyo tukiveho duhere ku myaka 45 kugera ku myaka 70 okay urumva ibyo ngibyo turabanza tubiganire nta kibazo niko riki abana bato mwino minsi baba barimo barakora ubusambanyi subo ntago ndi uwa kera sinzi abakera ibyo bakoraga ndi uwa vuba ariko nanjye nabikoze ndi umwana ako mbikora rimwe mpita ntwarinda ako bambu bana biki bari gutwara inda cyangwa nako se bari gusambana cyane amafaranga mani amafaranga kandi umwana ugasanga yabo nabakire nibashaka bari abakire kagihumbire gushobora gushaka ikintu nubwire mama ngo ndashaka iki ngata kiguhereza akakwihorera ariko ugasanga wagiye kuryamana n'umuntu yagukubusizo 50 zawe urimo uragura icyo ushaka niyo mpamvu rero bari gusambana wewe kugira ngo bikore tuza kubiganiraho neza wabivuze ngo wabikoze rimwe ucira twite twarinda wewe wabikoze kubera iki ngewe numvaga nyine nshaka kumva ukuntu bimeze cyane nawe washakaga amafaranga oya ntabwo wikoreye amafaranga nshaka kumva ukuntu bimeze ariko nasanze nta kintu numvisha ariko kubera ko bwari ubwa mbere nyine nari nyiragasugi ikintu numvisha okay ubwo ngubwo mvuze ngo umuntu abikora hari ababikora kugira ngo bumve ukuntu bimeze abo n'abana nanjye rero nicyo kintu cyatumye mbikora kugira ngo ukuntu bimeze noneho tugenda ku myaka 45 umuntu w'imyaka 45 abagishaka kumva ukuntu nawe bashaka ko bapfubura amana wowe uzareba ko bajya bareba ibigabo by'ibisaza ngo bibajye hejuru ko bareba utwana nkamwe nuko rero baba bashaka ngo bapfubure ko byibuze bumve bwa buryo bumvishe imbere bumve ko noneho bongera bakabwumva none hasi hari ikindi baba bashaka bapfubura uzi nk'ubu Imana iza kugira umugabo cyakoze babwire mwa abafana banjye murabizi do ni gutya ni hano ni ku mutima ariko iza kuyima mana we Nyagasani warakoze kuba utarayimaye wareka tukagurana se ngaho genda ifite nta kintu nibikunda se ngaho mbya ko nibisiramuye
ibyo ni ubuzima buri prive ntabwo nagira kuri kamera buri prive niba iseba isilamu yebwiranye ifate atasirama ko wagenda ukayisilamu yewe ujya kuma uwo muzigo wawe ujya kurwara utarabanje kurware kubera iki wuma ari muzimuri normal ubundi abinkweje nanjye Imana iza kungira umukobwa nari kugitanga buri muntu wese yumva inyuma nyine nanjye ubwo rero tukunze kugenda tujye gukata kino gice nawe ukata kino gice ikibazo isura yawe ni nziza kundusha isura yanjye ndayigumana kandi turakata cyonyine ari cyo hasi nari noneho wenda abo bana bari gusambana bamwe ugasanga baturutse ibigo by'ishure bagiye gusambana n'abantu bari hanze nawe warabikoze najyanaga ku ishuri inifomo nyambaye gatwara n'imyenda isanzwe mu ibag kamara gusohoka ishuri nkahita nkubitamo twatwenda umwana asohoka ikigo agiye ashaka iki hanze muri shamane erega igihe ufite ababyeyi bagukanira bro mani ugiye niba uva school saa 12 cyangwa saa 1 utemerewe kongera kuva home aho kantu uvuze rero sasa ngo hari akantu bagukanira niko tujya tubanze dukomezeho nako nyene uyu munsi umwana w'umukobwa iwabo bari kumubana urumva nyene kumugumya burundu ntanacike n'igipangu ugasanga asohotse rimwe aciyaza agize iki aciyaza atazambaye aje yatwite aje yazanye za ngwara banka ngo ntatware ako wa mwana bamurekura w'umusazi ese reka nkubaze ari uko baguhitishije mu kantu kanya gutera umukobwa inda 50 no kurwara sida wahitamo iki gutera umukobwa inda no kurwara sida umukobwa ukamutera inda 50 wahitamo iki nagwara sida uri kiwerewe zajya barura ikiwerewe gute ndi ikiwerewe urabisesengura neza ndetse muhubwire impamvu bikubashije urabyara abana yego mu myaka 15 gutyo abana wenda muri 12 13 abana batangiye kukwereka ko bakireza bakirera yego ariko sida ni ikintu uzarwara buri wese naho uciye akajya avuga ngo uramukobwa uramujama rwa sida akoze ko sida igaragara ku mukene akoze ko sida nta mukene igaragaza sida ese ubu ngubu wamenya ko nyifite uko byagenda kose ntabwo ngiye nshobora kwemera ko narwara sida uzuko uri kirofa wayibura wapura ikirofa reka tuganire ubu ngubu wabura umugira wa sida wewe ngewe ndayirwaye imisaraba 18 bagaba niba munakunda hasi hanjye mana mushamba yamukuye niba mushaka gupfa muzi kabisa nge nirimba igije niwe ushaka gupfa yewe karibu niba ubwenge bwawe butekereza neza watubwira nk'umubare basi nk'abantu baba wibuka nk'ibigitsina gabo ugeze kubona kuntu bangana ngewe se ni benshi ubusabane wabwa ati wenda baramaze gukwira 100 baramaze gukwira 200 ngewe najyamanye n'abagabo bangaye iyo numvise ngo zikwira 100 ngo ucusara ntabwo bijana bari bagira rero kuryamana n'abantu 15 maze kuryamana n'abantu 15 bonyine 15 se wakubyaje ari nko kangahe ari uwa mbere aya yego ngiye naryamanye n'umuntu bwa mbere turyamana ngira no kuko numira itanirinda tu tambyara niyo yaguteje ubusazi none aya naga ndo umusazi dito ndakibibaye ngombwa ngirana ejeje ari inkuru yawe nabonye ndayireba ndayitindaho kabisa numva binteye urujijo yihe ko nkora nyinshi ari inkuru yo kuvuga ngo usambanira 400 noneho hari umuntu atifitiye ubushobozi nacyo icyo kintu nshaka kukigaruka nyibwira abafana banjye nkunda ako umuntu witwa Emi baje kumushimira yaranyishyurije nubwo banyambuye bakaga kunyishyura ako Emi no kuri kwimanura umuntu w'umugabo kandi uzabuhorane n'ubukurugira ntabyaze zabikata mana nagura kujya gura nawe gusa Emi aho uri manage Imana igikomera umugisha umwana mwiza ndagukunda ugira umutima mwiza waranyishyirije nubwo banze kunyambura ariko buri mugabo wese uzi ko afite kano kaboro kiwe kameze gutya kazi ko kazana amafaranga gafite mushaka mujya kuri ponseze bagaponse bagakata niba muzi ko mudafite kuzajya mwishyira abakobwa mwaryamanye nabo reka da jewe nzovuze ngo n'umuyitinzi bari ako numvise ngo leta ngikera bagwanya mwebwe mama mucuruza imibiri yacu none niba nta kazi tugira nese ubu akazi wabura ubu akazi wakora naho gucuruza sinicuruza yaraje ntakirambwira kameze nabi ashaka gucira ndamufasha ngacire bibaye mu kwishyira bibi kibazo imyenda ndayisigarara ndashira ndayimo nsaba Emi ndamwinginga ndabwayime wamba bari ko nzovu mamagara yarankize blacklist na namamagara kakumfata
mbwira Emi ndabwira Emi fasha ndakwingiza ndabizi kuko uri cameraman niba ari cameraman niba ari iki yego Wanzovu ukamigira Nzovu koko nkwingiza mbabarira basi njyewe mani nzakwitura basi umutima mbabona ufite uri gukoresha abantu basi nanjye uzawonyereka mani yaramumigi yaramamagara ntabizi mbona umuntu aramubwira ati fofo ufite akanya ndambwira mfite akanya wansanze ahantu ndise nkakwereka show ndavuga njyewe ngwino ngenda nakwishyura moto kugira yemere ko wenda uzansabira umugisha ku Mana mani mfata moto kubera Emi njya kureba nsanga Nzovu arahari Nzovu ndamwishyuza ariko yanga kunyishyura wariwe n'uvuye gusenya mani we n'uvuye gusenya ariko byibuze Emi mani ni umuntu w'umugabo ni umuntu w'umugabo bari none se wenda muza kujya na Nzovu wabifirinze gute tubwire ko nabifirinze utitahaye amafaranga we mbwira firi feelings nigeze ngirira nuzi icyo ni feelings nari mfite ni amafaranga bro urishakira ifaranga siko na koko akunze vune no mu kireyana yaguhereza yego mu kireyabo shani oya nagari hari umuntu yambwiye ngo yaranyandikiye ngo we uriya mukobwa nimba afite amafaranga Nzovu naze ndayamwishure ako nanje aragenda mpaye bani zibaza ibyo bintu uri kumbwira abantu bari kunuka ngo mfite ikintu kimeze gite cyishirwe ubumagara n'izira ry'Imana none se gute ibintu byawe ubihenda hari henda siko n'intogi mu isoko zahenda nkubwire ndabyoza byambika ikariso ndabisiga ndabyambika none uri kunzana iseseme what the hell misi none uri mu kuja mu madolari kuki icyo kintu cyane Imana arakibahaye ikakibahebera ubuntu mutigeze mukirangura nta soko mwagiyemo uyu munsi mwagikora business nanjye nago nyifite business bitewe nuko njyewe hari umusaruro cyamaye kandi nkambikunda nanari proud yuko byamaye umusaruro ntabwo nyicuruza ahubwo nsigaje gukunda umuntu kuri pusi yanjye n'ubuzasakiraho ntuza yiwe tatuwaje yiwe ndakurahiye nta mugabo wabona nkamureka ariko ngashyiraho nta mugabo Mana urasetsa azavuga ati n'ubundi abakishiye baragihombeje Mana nta kibazo ngomba kuyishyiraho mbere hano izajya isibibeze shome ugenda ukibohe neza sinabonye ukuntu baritazana ari kubigenza ubundi nkwereke ukuntu bimeze hari igihe umuntu akora business akanayamamaza yanjye ntabwo business ntabwo ndi kwamamaza mu bafana banjye ntabwo ndi kwamamaza neza y'Imana ndodondo kuri kw'Imana ari kuncomoza jewe mu kanya barama turajya mu gikari twibete ikibazo inde hari undi he shoje wanyishura oya nende kubwirira nanjye wanyishura kuko nanjye urimo nta n'umutamira urimo uri kumva n'utubona nta mutamira ukuri mundi ari kuntu abagabo bagira irari ku mukobwa akabona ati kiriya cyana n'ikizima kabisa n'abakobwa bashika bakagira irari bana yanjye sha udakijijwe wewe irakurimbuye yatwaye Zekiyeli n'abantu uzeye reka nkubwire nta kintu kigomba wenda kungusha cyangwa se kigire gute ku isi Imana yaremye umugabo n'umugore ntabwo yigeze irema ngo abagabo gusa cyangwa abakobwa gusa yego kandi umugabo abereyeho gufasha umugore umugore nabereyeho gufasha umugabo yego rero mbwira ngo mfite irari twararivukanye ko twese Imana yaremye umugore n'umugabo urabona umukobwa indimyo ukazirabya niba indimi wabona umuhungu ati wimeze gutya ati karakajama nubwo nagahari mwe nkahita mpfa rero Imana yadukoresheje amakosa hari amagambo numvise ngo umugore nawe ngo birashikanga akabishaka akanapfa Mana uzi ko numva nagushatse oya reka twiganire raba imbere ya kamera cyo kureba jewe reba bari yanjye bari nkora dukurikiranye neza nkakureba oya reba kamera niba nagushatse oya nta kibazo taza inyuma ya kamera reka tubanze tuganire tunagire n'inama tugire ibyo twigisha abantu okay no problem kuko bino biganiro bihaba kugira ngo byigishe umuntu uno munsi umuntu ari mu buzima nkawe ariko aranakwigiraho ese ariko aragukuraho iki vuga ikintu umuntu yaba ariko aragukuraho njyewe navamo umujyanama mwiza uko kujyana mu nzoga gucembana ariko no gukunda Imana we nta Mana ukunda Mana nkunda Imana ndakuramo n'urukweto oya reka gukora nk'urukweto oya dore Jesus njye nkunda uyu munsi uri mu rusengero uri gusenga none wumvise diro ya miliyoni 5
ngiye guseka ariko abasore bafite amafaranga bafite imodoka manda yayi ari byo njya guseka nkabona abajama muri tureke ibyo by'abajama umujama yambaye t-shirt yambaye ipantaro yava mu modoka ugatuvuga ati none ntegereje ubuzima bwose none akiyipfira mani ugatuvuga ati ndayamanitse hari umuntu ariko ntabwo muvuga hano ndi imbere ya kamera za mani hari umujama muri minisitiri kuvugana isi yanjye mwiza ugira urukundo mani ngira urukundo we nta rukundo ugira pe siyo rwasirinda rugira udashingiye ku mafaranga bube ubundi nk'amafaranga winjije mbere wenda muri ntuzanya mu kazi kawe nk'amafaranga winjije menshi wenda wajyamanye n'umuntu ntuzanya akare kazi nigeze nicuruza anyihera amahoro ngewe ikintu navuze nuko ndwaye sida buri mbwa wese uteganya kungura bishaka musubize amafaranga warinjije menshi muri business man yaguhaye angana iki menshi uba warinjije si 200 waciye reka mbazigaruka ku kindi kintu kimwe leta nkubwira wenda kuri abo hari umuntu nigeze numva uvuga ngo niba ngo abagabo ngo ni Aisha ni amagweja ni bimonyo yaravuze amagweja ni bimonyo abantu abagabo atarabasitiye ngashaka ba muri CTU ariko reka nkubaze ni wize na primaire gwirangiza ufite akabuno ni ipasi ngaka kanjye hano urambwira ngo ushaka abagabo baba muri CTU oya sisebanya tujye tuvuga ikintu bakiri oya wivuga ngo abisabira imbabazi nubwo abisabira imbabazi reka nkubwire mani ubusuzuguye na papa wawe ubwawe wakubyaye n'abagabo bakujya mu maguru si isugi simbizi sidamupima ariko uko byagenda kose ntabwo yabisugi umubona ute karashika undi papa wowe uragenda mu buzima undi uvuga ubuzima bwawe ako iyo winjiye mu buzima bw'abantu indasa n'indi ntunze akazagira ngo sohoka nta muntu nunze bro nta muntu ninye ngiye mvuga ibyaho yatutse abajama kandi abajama ku isi kuri ino sinavuga nibo batuma hari icyo tubona abana bitewe n'umuntu ufite akazi kiwaza akakubwira ati wenda afitemo 30 zanjye ntagiye ndi kukureba mani ntabwo mfite irari ariko reka mbabwire nta muntu nunzi nta n'uncumbikiye na nyiri ibyo ndacumbikiye kubera ko muha yanjye niba hari umuntu uva ko namuvuze azagere gutya kuri ariko Aisha ni umukobwa pe udafite ikibuno ufite ntagateye neza none tumutinde reka bongore ntutumutinde cyari mufitanye ariko ko umutinya nkaho umutabwo wowe oya nta kibazo ufitanye na Aisha ahubwo yo kuri kumutinya nkaho mutereta kubiri kumutinya nkaho oya jese ahubwo niko mvuga tuba twinje mu buzima buri privé oya nta buzima ninjiyemo n'abantu benshi namutora biteye commentaire none nanjye reka ngubiteye yanjye arasabye imbabazi ko byararangiye byararangiye reka je nkwibariza utubazo tumwe icyatuzanye reka tuvuge icyatuzanye ikintu cyatuzanye mu mwanya wenda tugire inama abana bakiri bato urumva uyu munsi umwana atarakwiza imyaka wenda 13 12 bigenda gute kugira ngo amenye ko yagize imihango cyanya byumva mwo biterwa n'umusemburo ufite ntago ushobora kutabyumva wenda bitewe n'umusemburo wifitiye ko bana bijya mufite imyaka 9 10 bitagendeye kuri iyo ariko mu gihe wabonye wageze mu gihe cy'uburumbuke ugomba guhindura imyitwarire bitewe n'ukuntu wajyaga witwara wenda uri umwana niba wagiye mufite imyaka 9 wajya guhora usanzwe ukina iby'abana ibyo bintu ukaba bihagaritse ukamenya ko wakoze yego ariko numva ngo uyu muntu ngo ari mu mihango ngo ababishaka cyane nabyo nzi ngiye nabyo mba numva nshaka nabyo nzi uzi gute kandi nabo bayijyamo ngiye nyijyamo uri kurasambana uri mu mihango no gusambana inyuma y'imihango ngewe ntabwo nasambana ndi kumwe mu mihango nibihe biryoha ngewe ujye guhura na biriya bintu byonyine no kubikoramo ntajya mbikoramo ngiye nemere ntanyure njye mu maguru mana yanjye abakozi b'Imana duhura n'ibigerageza uwo si njye ntabwo nabyemera abo bafite utuntu tw'udukonfidensi utuntu two kwiyemera gake kandi yemera ko ngomba kwiyemera kuko riga nta muntu ntunze nditonze akoze ko umuntu ntagirwa n'abandi abahe abo bangira mu gihe bafite amafaranga we ntayo bafite nta kintu bamariye kandi ikintu none kingize kuri kano kanya nuko nabwiye ngo nuko ndi guhumeka mbaye ntari guhumeka nta n'umuntu waba uri kuvuga ngo wenda guye mu bavuga ngo umuntu apfuye ngayo twipfa nuko rero ntiyumva se gutse ndumva kurya ndike kwiyumva ya uyu munsi mu gihugu nimba ari hehe nimba ari mu Barabu nimba ari hehe bari gutanga itegeko ry'abana 9 gushingirwa ukagenda mu murenge mugakora ubukwe tekeza umwana w'imyaka 9 fata umwana wawe uhamubarira imyaka afite imyaka ingahe ongera usubiremo numva umwana wawe afite imyaka ingahe afite imyaka 7 ni umukobwa n'umuhungu
nari nzi ko ari umukobwa noneho ufata umukobwa w'imyaka 9 agiye mu murenge akamanika fata umwana w'imyaka 2 imyaka 9 agenda ahantu avuga ati jewe ndemeye kuba umugore w'uyu nguyu uzumva gute mwana imyaka 9 akajya kuba umugore ako wasanga ubu bangamiye uburenganzira bw'umwana reka uburenganzira bw'umwana kuko abafite hari byinshi bagomba kubanza gukora nk'umukobwa kwiga ubundi uburenganzira bw'umwana urabuzi si wabyawe si ufite umwana uburenganzira bw'umwana n'umubwaye aka kanya ntari ubutano wambwira cyane 10 wenda reka mvugemo 2 uko numva uburenganzira bw'umubyeyi nta kibazo ntago uburenganzira bw'umwana ari kuvuga ngo mama ndashaka bombo ukajya kuyigura ntago ari kuvuga ngo ndashaka oya ikintu ndi kukubwira n'icyo ahubwo kumva ko niba umwana akubwiye ngo ufite abantu nshaka kujya kureba ukumva ko utabikeneye ukumva ko saa 12 kandi umwana afite uburenganzira bwo kujya gukina gukora icyo ashaka kwisanzura abenda gufashe gatoya ubundi uburenganzira bw'umwana umwana yemerewe kuba mu muryango ndabyumva pe umwana yemerewe kwiga yego ndabizi umwana yemerewe kuryama ndabyumva umwana yemerewe gukina yego ariko se mu gihe umwana utamwemereye gukina wenda iryo shuri pe nta kibazo ubundi buri munyarwanda wese cyangwa buri kindi gihugu cyose umwana agomba kugira imyaka 3 ari mu ishuri ari kwiga sibyo niba wenda umwemereye guhera afite imyaka 3 akazarinda sose atazi ngo runaka yitwa nde yameze ate ese ubwo mwana ntabwo wamwemye uburenganzira bamwenye uburenganzira reka nkwibaritse wenda mu buzima bwawe ugenda kubyara wari ufise umwana ukimara kubyara sagahungu hari icyo bitanga gupima ngo umwana akiri muto gupima ngo arabe ngo kari tayari umwana yaravutse ako baramupima ntago mbizi narapimye ko ugapimye umwana wawe nasha wapi umwana wanjye yavutse ari muzima ubimenya gute kuko uyu mwana bagiye kumupima kandi muzima uyu mubyeyi wawe ngo aramupima ngo akabanza agakozaho ku gati noneho kamara gukora wapi nabyo kakashinga ahubwo ati umwana wawe we ari gihe turyamana nyine yaje nko kundeba kuko abana na mama wanjye ukamupimiyaho ubucura bwa mama abana na mama wanjye ya ahubwo hari gihe aryama mu gitondo akabyuka nyine agiye kujya kwihagarika kunyara agatubwira mama ngo mama gusa ko numva ndi gushaka agakobwa ngo ndabishatse nyine kakabyuka kameze gutya atavuga ati mfite umwana muzima umwana yatoye nyina umwana yatoye nyina yaratotoye uno munsi wenda dufate n'urugero uyu munsi turaryamye turanasinziriye ako uryamanye n'abahungu 10 batatu fate batatu oya sindabwiye ngo wabaho uyu munsi hari umuhungu umwe wanka wamwase byanyabyo wamwase urumva ako mwijoro arasinziriye wajyamanye na sheri wamufumbatanye aragiye arateruye sheri we amusize ku ruhande wa muhungu wanka nawe akaca agenda akaca kwifumbatiza mbese akagenda kugusoma nawe ukamusoma wibaza kuri gusoma nde sheri wawe mukanabikora oya ntiwanasinze ahubwo wimagiyemwo oya ntabwo ibyo bintu bibaho mani ntabwo waba uri muzima ngo wimagine mu ndi muntu byari umuntu yabinkoreye ubwo muntu ntabwo aba agukunda ntabwo umuntu aba agukunda ntabwo umuntu yaba agukunda ngo utanyweye nta kintu na kimwe ngo umuntu ngo arweye ntabwo bibaho ubyutse mu gatondo wabyifatamo gute usanze mwaryamanye kandi wamwanka kubi mu buzima bwanjye si ubwo nyine nicyo kintu nazajya mbaho iteka nicuza naba narakoze kandi iryo kosa mu buzima bwanjye naba narakoze niba ntari nsanzwe mfite ikintu njya nicuza urumva mu buzima nabaho mfite ikintu nicuza ajya nkureba nkumva hari ibibazo byinshi mba ndagufiteho no kubaza ariko byinshi bikancika kuko ufite inkuru ndende igenda nta nkuru ndende mfite kuko ndikunda urikunda kandi ugakunda n'abandi oya ndikunda ngakunda na Patrick se niwe azakwirongorera cyanyuza unakunda n'umugabo azakurongora oya ntabwo nkunda abagabo ntabwo ukunda abagabo nkunda amafaranga yabo ku buryo wamara icyumweru nta kintu na kimwe ukora nyine ntabwo nkunda abagabo nkunda amafaranga yabo bana yanjye urapfuye turaguhebye nimfe urapfuye ajye bapfuye baragarutse ngende pe nyine ngume mu kuzimu ubundi ufite imbaraga akora gatumva iyo umuntu yagira apfa agenda mwumva wabwiye ko mfite irari
wabwiye ko mfite twajya tubanza dukora akantu ko gupinzanya tugapezanya neza nkumva ko urimo neza nta bindi bigwara ufise oya no gukubitana no kugondana gusa nini nkutwara uza kuba ugwaye uza kuba ugira upfe oya nuntwara hano ndaguha nunzana hano ubwo turasomana nicyo kintu tugiye gushyiraho dukora iki ubwo nunzana hano ndaguha nushira hano turasomana sawa twagiye cameraman aya mashusho yafate neza nunzana hano ninzana ngaha nunzana hano turasomana je nawe kandi turasomana ni habura umuntu nawe atwara uyundi ni habura umuntu atwara uyundi nabura umuntu atwara uyundi ubwo turahoberana oya turahoberana ndigendera oya turahoberana none se nta ngwara uziziba mu gusomana wabaje ukareka tugakora se tukabikora twagiye cameraman twagiye aje twavuze hano no gusomana hano no kuma ubwo tutapezanya jewe rero sinshaka kumpa sinshaka ko tunasomana ngaha hagati niho turi hano ubwo turahoberana nta ribi twagiye rimwe kabiri turaharura gatatu rimwe kabiri gatatu uyarampaye karabaye wewe witsetsa twagiye wibasiriye mani basiriye bro